ubugome bwanyu mwabaginga mwe muri MTN. Urumva umuntu afate amafaranga yashyize kuri simukadi ye muyaboroke araye yashyizeho ngo nuko adafite itorori yanditseho MTN. Mwayimuhaye se mwayimuhaye muri iki gihe cya COVID-19 mugatinyuka mugakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Mwabaginga amafaranga yanjye mwafungiye kuri simukadi ya MTN, yaba aya mayinite yaba aya mobile money. Urumva mwabaginga mwe jewe mbwiza ukuri turagira nayo mwigize ntago mbishaka tu bane muri icyo cyiciro cyanyu muragatsindwa mupfa kuba amafaranga yanjye gusa. Urumva Airtel urakabaho kaniyambarire Airtel ni umwami. Airtel ntigize iduha dutorori, iduhereza amajire, iduhereza imitaka. nahe MTN ibyo mwigize baje mubone. Urumva mwigize ibintu ntazi singaye no waririmbye ngo vuga ku gite dore umuntu ni dore umuntu koko. Airtel muri abana abaginga mwe. Airtel mwebwe muri abana ndabemera, ahubwo mbabarira nashaka kuvuga MTN muri abana kaniyambarire Airtel. Naho biri abijyanye mwigize abajyamo abaginga bo muri MTN ngo mutaka wanyu ngo jire yanyu ngo dushake n'ubutorori ngo kandi ngo ari twebwe ngo twishyiriraho amarangi ngo bitari ibyo ngo mudufungiye amafaranga. Muri ibiki se mwabaginga mwe? Ndabatutse mujye kundeka ahubwo nabajyana no mu mategeko mu mafaranga yanjye ndadishyuza amafaranga yanjye Airtel. Urumva nibe nawe Airtel wenda kwemeye nta kibazo bisi kuri Airtel. Imana izabaho umugisha. Naho abaginga ngo ni MTN byanyu biragatsindwa. Ndabamaganye mu izina rya Yesu.